good. Arusigare n'ikindi kimwe. Icundo umwe yavuze ntese kubera iki nyuma yo kubabarirwa icaha runaka still habaho gufacinga the consequences of the sin kandi byitwa ko ari imbabazi kuki Imana itakuraho those consequences mu gihe yakubabariye? Ariko that's a good question. Ariko nayo ahubwo yagombye gufasha umuntu kumenya ngo Imana yarakubwiye ngo ibi bintu ntuzabikore, sibyo? Ubwiye umwana wawe ngo ntuzakore kuri ku muriro, sibyo? Urimo uratetse ishyiga waricometse n'amashanyarazi ryashyushye ryatukuriye, ukamubwira never touch this when it's red. Mwana kuvuga ngo ariko kuyewe ngo nzabikoraho ngo nubwo wambujije, yakubitaho intoki zigashya. Ngo ariko ngo none ngo kuki intoki zahiye ngo okay fine nzakujyana kwa muganga ariko scars zishobora gusigaraho. N'Imana yaratubwiye ngo ibi bintu ntimuzabikore kuko nimubikoraho bizabagiraho ingaruka. None ngo rero ngo Mana ngo kuki udakuraho ingaruka kandi yarakubwiye ngo ntukabikore kuko nubikora bizakugiraho ingaruka. Why are we always expecting God to contradict himself? Nukora ibyaha bizakugiraho ingaruka kuko nubundi Imana niko yavuze. Yaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Nukora ibyaha ukabura amahoro ntuzavuge ngo kuki itakuyeho kubura amahoro. None se yimbabariye kuki dakuraho sida natewe n'ubusambanyi. Rero giye narakubwiye ngo wikora ibyo byaha bizakugiraho ingaruka. None se kuki ngo nagiye mu biyobyabwenge ngo none ngo ubwonko bwanjye bwarashiririye. Nyine narakubujije kubijyamo burashirira. So nuvaye bwarashiririye, don't blame God, blame yourself. Why do we blame God for our blunders and our stupidities? We should be responsible for our sins and their consequences. Icyakora Imana iravuga ngo I will forgive you, but be sure you will bear the consequences. Sibyo? Icyo rero nimukihorere twikomereza. Icyakora ikintu cyiza kirimo nuko Imana irakubabarira iyo usabye imbabazi. Ariko ntibikuraho yuko ingaruka zibaho. By the way, uzarebe n'ababyeyi ni kimwe. Ushobora kuzura umwana wanjye kagenda ugakora ibintu by'amafuti ku ishuri, kaza ukamwira dad, ku ishuri nakoze amakosa, banyirukanye. Nkabwira ndakubabariye, ubwo ngiye kugufasha gushakisha ukundi ushobora kongera kwiga, ariko ubwo nyine urumva consequences ziba zakujeho. Next question. Umuntu wari wamanitse ari hagati. Bakaje. Hanyuma n'abandi mwiteguye hari harimo abantu benshi bari bamanitse intoki. Ni kibazo cyagiye kongera. Nta kibazo humura. Yego ngaho se. Okay. Ni kibazo cha how to give control, Imana. Like us nk'aba youth, hari ibintu bimwe wemerera ko Imana ija mu buzima bwawe. Naho ibindi ukumva ko uri independent. Kumva ko maybe mwishuri ukavuga ngo maybe you don't need to talk to God, you don't need to ask God. So like what kind of tips would duheza like kugira ngo your whole life uyiheze Imana ibe in control? Kintu kitwa total surrender. Imana urabona amagambo twize ejo mu Romans 12 aravuga ngo mu byo ukora byose ushake kumenya icyo Imana ishaka niko kuyikorera kwiza. Ariko habanziriza aho yaravuze ngo umutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. So what does it mean? Rimwe nubyuka mu gitondo ujye wiyimagina uri igitambo ku gicaniro. You lay on your back, uyimagine umubiri wawe wose, hanyuma ubwira Imana ngo manura umuriro kuri iki gitambo. Then you will understand kuko niba washyizeho umubiri nk'igitambo kizima, ubwo n'ubwonko bwagiyeho n'umubiri wagiyeho from the feet to the hair. Sibyo? Rero ibintu byose areas zose z'ubuzima bwawe iyo ziri fully surrendered kandi you mean it wikuye ku mutima, nibwo ubuzima buba fulfilling.
naho ubundi iyo usizeho igice nigeze kumva umuvugabutumwa witwaga Reinhard Bonke yigisha aravuga ngo umuntu umwe ngo yasezeranye na Yesu ngo kumukontororera ubuzima kuko Satani yari amurembeje amucapa kaza akamukubita kabisa cyera aramubwira ati rero kugira ngo Satani ye kujya gukubita surrender to Jesus. Aramubwira ati sawa, aramubwira ati rero Yesu bambwiye ngo when I surrender ngo you take control, none I give you a room in my house, take that room uturemo. Yesu aragenda atura mu cyumba bamuhaye. Satani araza mukubitira muri salo. Aragenda ajya ku cyumba cya Yesu arakomanga ngo Yesu wowe umeze ute? Naguhaye icyumba utuye mu nzu yanjye, none Satani arankubitira muri salo. Aramubwira ati ariko jewe I control what you give me. You gave me a room, nazagukubitira muri iki cyumba uzabimbaze, ariko nagukubitira utampaye, that's your business. Aramubwira ati nta kibazo, na salo ndayiguhaye. Arayimuha. Satani nawe agavuga ati afite rero yamuhaye salo, muha n'icyumba cy'abashyitsi, ndamukubitira muri bedroom. Genda yeze muri bedroom abarimo mucapira. Azaramubwira ati gusi we Yesu, what kind of character are you? Even when I give the living room, nkaguha na guest room, barankubitira muri bedroom. Aho ati sawa, iyo are yawashigajirwe niyo uzakubitirwamo, nayo surrender arayimuha. Umuzi guri gihe araza mukubitira muri kitchen. Aramubwira ati if you really want to understand it, my house n'ibirimo byose umbwire ngo ibi byose, everything that bears my name, take it. Hanyuma bukiye Satani araza asanga ajya kuri gate arakomanga, akinguye abona Yesu arahagaze. Ngo aramubwira ngo when did you get here? Ndamubwira ati ubu ngubu rero from today I'm in full control of this property. Bye. Nibindi rero, that's just an illustration. If you want your life to be fully fulfilled, controlled, surrender every area, the emotions, the intellect, the spiritual, the physical, the economic, the social, everything. Let it be controlled by the master. Nibwo ubuzima bwawe buzoroha kamera neza. Naho iyo wisigiye akantu ni kukubitirwamo. Kandi if you want to understand it, hari abantu bakizwa bagakizwa ibintu byose agasiga economic, akajya kubitirwa mu mafaranga. Agakizwa umubiri wose ugakizwa, hagasigara agace gato atasarandirinze akaba ariko kubitirwamo. Barabona abantu bakizwa bakaruwiningwa na sex, ahandi hose rwose ari fantastic brother, fantastic sister, ariko yashigaje akantu gato akaba ariko kubitirwamo. Akuzasiga udahaye Yesu, believe me or not, Satani warakaze niko azagukubitira. So surrender fully, totally, buri kintu cyose, imbere n'inyuma, in and out, yesterday and tomorrow, even your past nayo yishyiremo. Kuko hari igihe tuza umuntu atwaye akaromoroke, uzi uburomoroke abantu benshi muri mwe bakurura, kaza inyuma yafite akantu karomoroka, trailer kaza kurura kandi inyuma y'akaburimbo, ariko ngo they told me utwo tuntu ujye dupakurura, bwire Yesu ngo njya no muri kariya karomoroke kanjye banze urebe ibirimo, usotinga out ibyo ngomba kugumana n'ibyo ngomba kujugunya, kandi azabikubwira. Hari ubuntu bw'ubupfunyika benshi bagendana basigaranye za luggage from the past, nazo zigomba kuba offloaded, kazipakurura. Twarangire? Thank you. Reka tujye kwa Faith. Hi, it's me again. It's you again. I'm going to ask this question because I know there are probably people scared to ask this. But
The question was, what are some effective strategies to help young Christians manage stress, anxiety, and mental health challenges in a healthy and faith-centered way? Okay. Ibintu byose biri emotional. Byose. Birimo stress, birimo anguish, birimo fear, birimo all that. Ikintu cya mbere, your victory izava mu kwemera ko bifite. Sibyo? Talk to God about them. You know, hari umuntu w'umuhanga muri Bibiliya nkunda cyane. Nusoma Psalms za David. He was always praying his emotions, converting his emotions into prayer, talking to his heart. Muzasome Zaburi nyinshi muzazibona aho David yicara akavuga ati ariko mutima wanjye ni iki gitumye wihebye, ni iki gituma ubabaye muri jyewe. Tegereza Uwiteka kuko niwe nizeye. Iyo usomye Zaburi zitangiye gutyo, guaranteed nugeza kuri last verse yazo aravuga ngo nzahora nshima Uwiteka ngo kuko naramutakiye aranyumva, ngo nari mbabaye aranduhura, nari nihebye ansubizamo ibyiringiro. Sibyo? You just take your emotion and turn them into prayer. Ubwira Imana ngo Mana umutima wanjye urihebye, Mana ndumva afite ubwoba and I don't know why, and he will comfort you. Byoroshye gutyo, ntabwo abantu benshi babizi, ariko if there is a way of healing your heart, of strengthening your heart, of inspiring your heart, of encouraging your heart, turn your emotions into prayer. Gusa kandi ikindi kintu uzafata emotions zawe uzandike. Niwicara urimo siwejo wambazaga ikibazo cya grief. Niwicara urimo kugrivinga uzagende wandikira Imana ibaruwa. Bire ngo Mana narababaye, I'm grieving over, ushyiremo icyo grivingaho, kandi you are the comfort of my heart. Comfort me. Uzatangazwa n'uburyo Imana izakuraho grief ikayisimbuza joy. Niko Imana ikora. Niyo mpamvu ivuga ngo cast all your cares upon him, for he cares for you. Muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri we. Uwo ni umuti ukomeye cyane abantu benshi batamenye. And by the way, wenda nkabiga counseling murahita mubyumva. Burya abakansara barya amafaranga y'ubusa. You know what they do? Aricara ukaza ukamubwira urumva ugira gutya, papa arapfa, hanyuma dusigara aho ngaho papa warapfa. Iyi arapfa nyine, hanyuma agahinda karatwica, agahinda karabica. Rwose karatwishe, ubu ngubu na mama wanjye karamwishe, n'aba sisters banjye niko bameze, n'aba sisters baragafite. Nta kindi akora uretse he simply makes you talk. Nta kindi kintu, nta n'umutashyiraho. Abantu benshi barakubwira ngo abakanserazi burya nabo bantu barya amafaranga yose. Icyakora they save their time and their ears. Kwicara gusa kujya nuko koko ndetse akagufasha no kubabara kandi atababaye. Babyita empathy. Empathy se yaheye. Dekada empathy aricara ati rwose kumva empathy. Ariko ko bibabaje koko. Ugakomeza ukavuga bega we bigumu uko bigenda gutyo. Buriya rero Imana irakubwira ngo give me your pain and I give you my joy. Ko bimeze. Kuko the fruit of the spirit is peace and joy. Sibyo? Imbuto z'umwuka is love, peace, joy, patience, kindness, meekness, gentleness, self-control, righteousness. Urumva Imana irakubwira ngo nzanira ibyo ngibyo nkuguranire. Rero numva byabaye byinshi. Cyubwira Imana ngo ndumva rero I'm depressed, I'm very low. Give me joy. Umwuka arabikora pe.
iyo usabye ko kuguranira arakuguranira. Try it. Nibidakora uzanyandikire nzakubwira ikindi undi muto uzangwa. Ariko ngo urahagije. So next. Okay, I'm right here. Right there. So ikibazo mfite niki cyanje gusa. Ariya kare wari wambwiye ngo witwa Nelly. Nelly. Nungana nanjye uzamenya impamvu. Okay. So kumuntu ufite inshuti ku ishuri ariko utizera Imana. Inshuti yawe itizera Imana. Noneho ukamakinga cyose yo kumwigisha amara akakwizera. Yego. And then yagenda imuhira agakenera kwigisha famiye yiwe pa famiye yiwe simwizera. Ntimwizere. Yeah. Yego. So bakadecidinga kumwirukana mu nzu kubera ntago bakeneye kumva nonsense y'ijambo ry'Imana mwabo. Yego. So was trying kumuhopinga but umukazingiye trouble at home. So what are you supposed to do? What are you supposed to do? Buriya rero nta ready-made solutions for every problem. Hari umuntu koko uzagira faith ababyeyi be bamwirukane. I've seen it with kids from Muslim families, even some Christian families. Bakubwira ngo ibyo bintu wagiyemo either urabivamo cyangwa urava muri uru rugo. Okay, it's a choice. It difficult. Sinshobora kukubwira ngo uzabigenza gutya cyangwa gutya. Niba ababyeyi badecidinze kumukiking out, kaza kagubwira ati burya ya faith wanyigishije, they kicked me out. Hari ibintu bibiri ushobora gukora. Kimwe ushobora kumugira inama yo kurekeraho kubabwiriza. Kamwe ati none ibyo kubabwiriza bireke. Ujye uza twisengere, witahire, ukizwe, ujye ubasengera kugeza igihe bazabyumva. Kubabwiriza ubyihorere. Iyo ni nayo solution igiye njye ndi commending. Aho kugira ngo ube aggressive wabwire ngo mugomba kunyumva ngo mukakira gakiza ngo ni mutakakira ngo oya. Na Yesu yaravuze ngo don't throw your pearls to the pigs. Ngo zitazahindukira zikabarya. So nutangira kubwiriza abantu ubutumwa ukabona wabaye very aggressive, wabaye very hostile, shiraho gapfukamunwa urekeraho. Kuko nta mpamvu, kuko it's not by aggression that people get converted. Icyo ni icyambere. Ariko niba navuga ati noneho rero tugiye no kumakinga sure. Hari umudamu umwe yarakijijwe, umugabo aramubwira ati ibi bintu wagiyemo cyambere sinzongere kukubona wagiye ku rusengero arabireka. Sinzi amadayimoni uwo mugabo yari afite. Umugore yaryama yatangira gusenga, umugabo agahindukira akamukubita urushyi ati urimo urasenga. So what do you do? Icyo gihe yarambajije ndabona rero you know the best thing to do. Uzareke kumusengera muryamanye ujye usenga adahari. Ariko don't destroy your home. Ntabwo byoroshye. Sometimes you will suffer persecution. Ariko ubu nyine kuko ari inshuti yawe warizaga, that's what you do. Niba yirukana kandi uzayicumbikire while waiting to see what happens. I still have another one. Yego. So muri ibire baravuze ngo simukazoshaka abanyamahanga. Ntimuzashake abanyamahanga. Yego. Abanyamahanga ni Abanyamerika ba hano. Oya. Cyangwa ni abantu batizera Imana. Abanyamahanga mu bwami bw'Imana ashobora no kuba ari iwanyu muvuga n'ururimi rumwe, ariko akaba ari umunyamahanga mu bwami bw'Imana. Kuko nureba aho iyo passage iri muri 1 Corinthians chapter 6, abanyamahanga ni abantu batizera. Abo Paulo yandikiraga bari Abanyakorinto, avuga ati rwose abanyamahanga abantu mudahuje kwizera, umucyo n'umwijima byahuza bite? Sibyo? Yego, nabo ni abanyamahanga. Naho by the way Abanyamerika ntabwo ari abanyamahanga, nimwe abanyamahanga. Uzi gusanga umuntu iwabo ukamwita umunyamahanga. Ubundi nimwe abanyamahanga. Bo bari mu gihugu cyabo. Ariko since namwe mwabonye ibipapuro byabo, ntabwo mukiri abanyamahanga, muri Abanyamerika. Ariko ubundi nimwe mwari abanyamahanga. Ariko ubundi muri Bibiliya bo bita abanyamahanga. Israeli muri Old Testament, utari uwo mu muryango wa Israeli yabaga ari umunyamahanga. Muri New Testament uwo bita umunyamahanga ni umuntu mudasangiye kwizera.
niba uba umunyamahanga ariko umunyamahanga ntabwo ari umunyamerika cyangwa umushinwa, sibyo? Reka warangije uwo muhungu uri inyuma yawe, hanyuma twumve uyu mukwinet uri hano imbere. Naye banyita Jide Muhoza. Iko nangu uyu nguyu imbere se, hanyuma kuki umutanzi uzi umwanya maze afashe mikrofone mu ntoki. Wowe witwa nde kwinet? Hi, my name is Savannah. And Savannah, ariko uzi ko ni Savannah koko, nari nabyibagiwe. Ntabwo ari we? Niwe ni Savannah jo yari yabimbwiye ndabyibutse. yeah. So how can my voice be heard as a young person when in the community, like when a young person tries to say something, like they get belittled, they're like, oh, and then they make you feel like you're not superior, you know? They make you feel like you're not worth anything in the community, like your ideas are just little. And that's why I feel like what Pastor Amos was saying, that most of our generations are like scared, is because like we're not given the space to be free. Like every time you try to say something, they're like, let the elders speak. And then I got another question, or I can say that later. You know, I think icyo ni kimwe mu bibazo bikomeye tugira muri societies zacu. Nawe nganira na ambassador wa Israel mu Rwanda. He raised the same issue. Barambwira ati ariko kuki abana banyu, ati njya muri Rwanda ni families, ati sinjya mbona abana banyu baza kwicarana n'abantu bakuru ngo bumve ko ati twebwe iwacu ati abana bicarana n'abantu bakuru, ati iyo murimo kuganira they grow by listening to adult people. Mwebwe kuki abana banyu mubirukana? It's kind of a culture. Ariko bigira na repercussions kuko effectively hari igihe abana batangira kuvuga ibintu wenda umwana atangiye ku expressinga ibyifuzo bye, dreams ze, babara ngo we ntacyo uramenya uri umwana nta. Ibyo rero ngira ngo igisubizo naguha ntacyo cyakumarira kuko si wowe uzabahindura, ahubwo wenda nagiha pastori cyangwa n'abandi nkakubwira ngo umunsi wabyaye wayo bana ntuzabikore. Hanyuma in the meantime wihangana urimo urakura, in 5 years bazagutega amatwi, si byose? Kuko urumva ubundi icyo ntikiba ari ikibazo. Iyo bimbajije ntabwo kiba ari ikibazo, ahubwo biba ari an expression of frustration. Kandi iyo frustration wowe igisubizo naguha ntacyo cyakumarira kuko ugomba guhinduka, si wowe, ni twebwe. Kandi si twe turi hano, hari mwebwe. You see what I mean? So ni ikibazo ubundi nagombye kwigisha abantu bakuru nkabwe, ariko umwana iyo arenze iryo ni ikosa riba muri parenting. Abiga parenting hari abantu benshi batazi ko iyo umwana yarengeje 12 years ageze mu teenagers, 13, 14, 15, 16 ejo atangira gushaka ko mu mwumva. Ariko twebwe nta wigeze twigisha parenting, so we parent the way we've been parented. Mwebwe mucicike muracyari abana, ntumenye ko uyu mwana ari muri transition, ari hagati yo kuba umwana no kuba umuntu mukuru. So atangiye kwiga kugira control y'ubuzima bwe, aho kugira ngo tumufashe. Uzi hari igihe utusimba twinshi tugira za cocoons nka za butterflies n'ibindi. Iki gikatepira kinyabwoye kiragenda kikajya muri cocoon, nyuma y'iminsi 21 ukabona gitangiye gusohokamo. Rero buriya abana benshi bangana namwe naho muri urimo urasohoka muri cocoon of infancy, wenda kubloominga ngo winjire muri beauty of adulthood, hanyuma ntihabeho iyo ngo abantu bumve yuko utakiri muri cocoon ahubwo urimo kwisohokamo. Ibyo rero kubibasobanurira, by the way, ugiye ugafata butterfly yendaga gusohoka muri cocoon ukayifungira mirapfa. Iki urukiro nicyo kibazo tugira. Hari ababyeyi benshi bafunga abana ntibabarike ngo bamacuaringe, babloominge, bi expressinge, bafunguke, bajya hagaragara, bi expressinge, hanyuma bakaba frustrated.
icyo rero ntabwo ari mwebwe nakigisha, ahubwo nakigisha ababyeyi muri parenting. Ariko namwe icyo nabigisha kuri icyo ngicyo ni ukumva iyo reality, ntiwange gukura ugakurira muri kukuntu mu bundi buryo, ukavuga ngo okay, ababyeyi banjye ntibabyumva ariko bazabyumva kandi sinzaba rebellious, kuko consequence ivamo. Abana benshi baba rebellious kubera ko ababyeyi donc ukiyafirima uba rebellious. Ni nabyo muzabona za behaviors zimwe na zimwe ubona ziri kwibaza ariko kuki aba bana barimo gukora ibi ngibi. Sinababwiye ejo umwana wagiye agafata imisatsi akayikomeza ikamera nk'umweyo, akayipetinga purple cyangwa violet. Noneho nkabaza rwose arambwira ngo I feel invisible, ngo ariko ubu ngubu everybody sees me. Hari igihe abana bakora ibintu just to be seen, akavuga ngo I'm going to affirm myself, ngiye kubereka ko I can take my own decisions. Bugacya mu gitondo wenda wambaye nk'akantu kageze aha ngaha bakubwira rero ibyo ngibyo savana ibyo nibiki ngo afite aro ngo mu growing up ngo nanjye ngushobora, urimo uragerageza kubereka ko you can take your own decisions, kandi iyo bakumva wenda utashobora kujya as far as that. Ariko nibyo ntimuzabikore. Don't do anything to show your parents you can do your own thing. Kuba rebellious ntacyo bikungura, nta na kimwe bikungura. If anything bishobora kukwangiza, kuko bizagusunikira mu maboko y'abandi bantu bakubeshya ko bakumva bya bindi yahoze. Ninde wambajije bya peer pressure? Ni Denise. Peer pressure, burya peer pressure uko ikora bo bagaragara nk'abakumva, donc ukidentifyinga na group yawe against your parents bikakwangiza. Yego. And then another question is, can we still be up to date with the world but without being tails, as you said? Yego. Kuba informed about the world ntibivuga ko ugomba kuyikurikira. As a matter of fact, the more informed you are, the better armed you are not to follow. Kubera iki? This is how you do it. Fata iby'isi irimo kukubwira, ufata icyo Bibiliya bivugaho, sibyo? Isi zakubwira ngo aho tugeze, you can be a girl ariko inside you are a boy. Iyo ni kwisi ivuga. Wafata Bibiliya ukavuga ngo male and female he created them. Ntiyigeze iri mu muntu w'umukobwa inyuma ngo abe umuhungu imbere. Ukavuga ngo irijwi ni iry'isi ariko si iry'Imana. Kuko iyi Bibiliya idufasha guscreeninga iby'isi tubwira. Isi kakubwira ngo ariko ngo we are living in a free world, turi mu isi y'umudendezo ya freedom. Ngo ushobora kuryamana n'umuhungu cyangwa n'umuryamana as long as you are protected, ntuconceiving. Bibiliya ikakubwira ngo sex out of marriage is sin. Simple. Kandi Bibiliya aho ihindukira iri categorical, ntigishyiramo utuntu ngo yoroshye, nta circumstance attenuante zibona. Niyo mpamvu ubu ngubu isi ibyo irimo gukora irimo irahindura Bibiliya, bagashyiramo za could, za may, kugira ngo ibyari categorical bibe flexible. Ngo biri so inflexible, ngo tugomba kuyigira flexible, kuko iyi si turimo ibendinga rules ziba ziriho uyu munsi. Hari abantu muri mwebwe bigeze basoma igitabo cyitwa Animal Farm cya George Orwell. Yanditse igitabo cyitwa inyamaswa zari zaranditse amategeko ivuga ngo all animals are equal, ngo no animals will sleep in beds. Noneho ingurube zimaze gufata ubutegetsi zitangira kubendinga rules. Aho handitse ngo all animals are equal, zongeraho akantu kavuga ngo ariko some are more equals than others. Ngo animals shouldn't sleep in beds except pigs. Mbese zigenda zongeraho utuntu twaye. Ubu rero nicyo isi irimo kugerageza gukora muri Bibiliya,
irimo iragerageza kuvanamo iyo strict rules ikazisimbuza flexible options. Niho hari ikibazo. Warangije? Also, can I add one more? Yego. Okay. Tuyirangirizeho tujye inyuma hariya. All right. So we live in a society like where mental health issues are really common, and with a person like me with brothers and uncles and a dad and male figures in my life, men are not like vulnerable. Like they're scared to show their emotions, and they could be suffering in silence, and they're like, I want to be like a man, Like I'm the man of the house, I'm the man of this, so I won't say whatever I'm going through. So how can you help someone like a brother or a friend or someone that, has that mentality, like they have to be strong for everyone, even though they're not? That's a good point. Cyane cyane uri umwana nkawe. You can help your brothers. Probably not your dad. Kuko kugira ngo your dad azicara kubwira ngo savana ngo kundeba I'm hurting inside. Effectively ntabwo abagabo bo muri mainly in our Great Lakes region. We are not supposed to show our tears, we are not supposed to show our brokenness. Iteka ryose tugomba kugaragara turi strong, turi in control. Ibyo nakubwira se ngo babigenza gute ntako. Uzabiharira abagabo nyine ba safaringa kugeza igihe bazumva ko bazakenera gufashwa. Ariko aba brothers bawe abo mungana buruta rwose uzamukomange ku rutugu mu ruti brother, you are not a rock. Hari indirimbo yitwaga Simon and Garfunkel kera when we were growing up, ariko n'ubu mugiye kuri YouTube mwayibona ivuga ngo I am a rock, I am a rock, I am a rock, I am a rock. So iyo paravuga ngo konyera ngo I am an island, ngo I touch no one touches me. Akarongo kayo kanyuma karavuga ngo and the rock, ivuga ngo kisinzize ko karayini kayo kanyuma. Ibyo rero byose muzayirebe ntuzayitwa I am a rock ni ya Simon and Garfunkel. Akarongo karungino usanga twebwe tumeze nka rock. I touch no one touches me, and the rock has no emotions. Umenya kwirangira. I am an island, I touch no one touches me. I touch no one touches me. I am a rock. Usanga rero abagabo benshi nuko bafite iyo tendency yo guhagarara nyine akaba like a statue, akaba monument. Ariko buryo uciye inyuma murangire ko uzabigenza. Nubona dade wawe ari down, uzakore nka cat. Genda umwicara iruhande n'umuryama umushyireho ukuboko umubwire daddy, you look tired, you look depressed, are you all right? By the way, uziko burya abagabo tubura umuntu uberega, natwe tubura ababitubwira. Hari igihe wicara ukumva wakenera umuntu kuza akakubyinirira, iyo ufite umugore ubyumva ashobora kuza akabigukorera. Ariko abagore benshi nabo barerewe muri icyo kintu cyo kubona nyine rock, ntawe ukora rock. Iyo abonye rock yicaye mu ntebe agushakira ibiryo, akagushakira amata, akagushakira ibintu byose, ariko akakureka ukaba wenyine. Wowe rero nubona dadi wawe yagize uzagenda umumara agahinda. I'm sure. Ugenda umubwira uti daddy, I want to hug you. Ariko mazabigerageje rimwe mukareba ukuntu it makes a huge difference. Hug your dad. No. Oya, wowe uri umwana. Ujuka mubwira ariko daddy, I want a hug. Okay. Now, if they do, make it a habit.
That's how you heal a rock. You soften the rock by getting closer. Sibyo? Okay, reka twumve ikindi kibazo. Ibyo ari byose hari ikintu kimwe ngiye kubabwira. Burya abagabo natwe we are vulnerable. Ariko we hide it. By the way, sometimes hari n'igihe bakeneye umuntu wamushyiraho ukuboko akamubwira ati ariko you seem tired. Ariko akabura ubimukorera akiyakira. Urera nuzabona yicaye mu ntebe nyine yabaye roko. Uzagende wicaye ku iruhande rwe umubwire dad how are you? Utangira umubwira ukuntu mukunda, umubwira ukuntu uzareba ukuntu neza neza you will transform the man. Reka tubyite taming the rock. Taming the rock, so you domesticate the rock, you tame the rock, you ku buryo azagera akaba soft. Ndabona mushobora kuba mufite ikibazo ko mbona mwese mumeze nkaho byaba ari ikintu kidasanzwe. Manu biti it's impossible. Okay, reka nibwirira abahungu noneho. The day you get married, change that culture. Kuko abantu bazi ko turi very serious. Nakoze birthday y'imyaka 65. Narabyutse umukobwa, mfite umukobwa mutoya wigisha muri university. Abyuka aririmba happy birthday. Hanyuma nkubita karajyana hose. Ndabwo nteko yewe I'm very serious outside. Ariko mu rugo cyo I'm a hugger. Ndahobera n'abana n'abuzukuru n'amadamu n'abakobwa banjye. Kuko at the end of the day Imana iraduhobera ikatubwira ngo namwe mumere nkanjye. Sibyo? Nta ntege nke zirimo ku showing a love. Sibyo? Ntabwo ari weakness. Kuko strength yanjye so kuterekana emotion. Strength yanjye no kutajya muri negative emotions. Iyo niyo real strength. Ariko kushowinga positive emotions nkahobera abana banjye, nkahobera umugore wanjye, nkabaririmbira, nkababyinirira. That's part of being a dad. Muri Zefaniya baravuga ngo Imana izatwishimira iririmbe. Can you imagine Imana yakwishimira kuririmbira? So anyway, reka twumve undi. Ubwo ibyo nzabibigisha cyera mumaze kuba abagabo kuko uyu munsi ariko rero ubwo abakobwa basavana n'abandi bari waje icyo kibazo, go and give some care and tame the rock. Yego. Nanye nitwa Ejide Muhoza. Ejide. I have a question about becoming a man. I like that. For example, in your generation, you guys seem to produce more men than our generation. In your generation, a kid when he was like 19 years old, 20 years old, he was already thinking like a man because he didn't have social media around him. But in our generation, we tend to produce more fools than we produce men. Actually, I like this coming from you. Yeah, so like, for example, you have a grown man that's like 30 years old, 40 years old, acting like he's 20 years old because he don't want to let go his youth years. He want to stay 20, so he's going to stay acting 20. Ikibazo cyanje ngashaka kubaza, how can our generation produce more men than we produce fools? That's a good question. Actually, hey, you seem to believe it. Mamma mia. Hey, so, ariko that's good. That's the beginning of change.
you know icyambere gituma mutekereza gutyo yuko you are producing more fools nuko this is a generation ibaho mu bintu babwira ngo anything can go ngo ni nka kantuza ya Nike irakubwira ngo just do it niba ushaka kugira gutya just do it niba ushaka kugira kuriya just do it twebwe effectively izo external influence zari zihari ariko zitari as pervasive nk'izo mufite no munsi rero nimwe muzashapinga your manhood ariko nanjye nkemeranya nawe yuko we have a big responsibility as a communities schools izo ziri hopeless kuko nazo zirimo kuvehiculing icyo kintu cya just do it ariko churches and families aho hantu habiri we need to start kuko kiriya Savana yavugaga abagabo ntabwo twicarana n'abahungu bacu ngo tubigishe kuba abagabo aho niho byose bibanza gupfira kwicarana n'abahungu abigisha kuba abagabo ntabwo ngo ushaka kugura umugabo ubwo wavutse wambara ikabutura ubwo uri umugabo ntabwo uri umukobwa mbere no kuri icyo ngicyo kandi icyo twita umugabo ni umuntu umeze gutyo tugatangira kuba framingamo tugatangira kubateramo seeds of manhood ariko pastor icyo cyandike kuko nanjye I totally agree mbona urubyiruko rwabuze urabona twebwe dukura twakuriraga muri environment ya village ubona abagabo kagira role models nubwo wenda zabaga ari mbi kuko nazo kamwe muzari zifitemo ibindi bibazo nizo zavuyemo abo bantu Savana yavugaga ba Roko ba Islands umugabo yari yakigunga sometimes ntanasangire n'umugore akaba ari umugabo nyine akikorera ibyo ashatse kuko ni umugabo niyo manhood nayo yari irimo ibibazo sibyo ariko at least village yaguforumaga mu kumva ko ubwo uri umuhungu wanatangira no gukora ibintu bimwe na bimwe ariko rwose none uri mwana wo kwakana kabitebye hari ibintu bimwe biri common in the city bitari gushoboka in the village kuko stigma yonyine bari kugushyiraho ntabwo ndi butanga ingero I don't want to offend ariko nabiriya byanyu byo kwambara amakabutura acitse ipantaro acitse in the village mu gihe cyacu ntabwo ari kubyambara kuko ipantaro yaracikaga the next thing bakubwiraga ikuremo none no munsi uyigura ari nzima ukayica ngo ni fashion rero muri village bari kuba bagukubiseho stigma ukumva atari byo naho the city idirutinga iyo community influence bivuga ngo tugomba kuri creatinga a surrogate community izatoza abantu kuba abagabo kakore tiri muzi twige ukuntu umuntu ubwo ari umusore how do you prepare to be a man gutekereza nk'umugabo kwactinga nk'umugabo kandi w'umunyamerika sibyo not w'umunyafrika w'umunyamerika kuko hano ni muri Amerika niba uri umuhungu reka mbaye nk'urugero abahungu bamwe ntabwo muratangira kwiga guteka ndabeshya nyine muracyari African nigeze kujya hano hakurya muri Canada muri Vancouver umugabo n'umugore baraje bahageze batangira ya mibereho y'intangaha mugira umugore abari nawe uhita abona akazi ahantu muri home de vieillard mu bantu b'abasaza n'abakecuru umugabo akiraho agishaka akazi ariko kubera uko twamenyereye kubaho muri Afrika umugore akagenda agakora yarangiza akaza agaca muri supermarket agahaha akaza mu rugo agasanga umugabo aricaye arimo areba televiziyo akaza agateka yarangiza koza amasahani yaraye aho ngaho hanyuma yarangiza akajya muri aho bamesa hari imashini muri neighborhood akamesa imyenda akaza akayitera umugabo yicaye. It went on for a few months. Umugore ageze aravuga ati rero this can't go on. One good day, sinzi niba hano muri Amerika bishobora kuhaba ariko muri Canada
sha abagore bashobora gucapa abagabo. Aragenda afata ibintu by'umugabo amukorera akavarisi keza, ipantaro ze n'ishati n'inkweto n'amasogisi n'ibindi, amukorera bagage nk'ugiye mu rugendo. Umugabo aje aramubwira ati rero sheri, hari ibintu ndambiwe, ugenda ufata ibi bintu ureba aho uba ugiye, uruhuke usubize ubwenge ku gihe, ni wowe uri bugende kandi si jyewe, kandi nutagenda I call the police, mvuge yuko utaduha amahoro. Barabireba baterura ibintu aragenda ajya kuba mu rugo rw'umufrendi we. Muri iyo minsi nari ndiyo, arampamagara n'abantu tuziranye neza, arambwira ati bampamagariye nyirakanaka ukamuganiriza rwose vrema agashyira akagarura ubwenge ku gihe. She has gone wild. Ndamuhamagara, byagenze bite? Arambwira ngo mva pastor, ngo Canada is not Rwanda. Ntabwo nzagenda ngo nirirwe ku kazi nkora, nze mpahe, nze nteke, noza amasahani yarayeho, njye kumesa imyenda, kwimeshesha imyenda nako nze nyitera ipasi, umuntu yicaye aho areba televiziyo gusa nk'utagira amaboko. Namubwiye ngo nagende abanza ashyira ubwenge ku gihe cya hano, kandi rwose sina divorcinze, nta na intention ifite yo kudivorcinga. I'm educating my husband to be Canadian. Mpamagara umugabo nawe ariko ndivyo umugore wawe yambwiye rero, you are in big trouble. Either you are going to change or you are going to stay out. Are you ready to go home and learn to cook? Kwariko subwo ko kurabyumva ngo umuntu w'umugabo okay. This is Canada, not Kigali. Mu Rwanda tugira abakozi, hano nta bahaba. Abantu barikorera, so learn to cook. Abahungu muri guteka. Bani mu byigo rejo bundi ndi bazabazingira akavarisi rero ntimuze. Kuko urumva abantu baraza bakaba muri society bakumva nyine ari bawo. Ni ba boss. Kuko urumva reka mbere iki kibazo mufite. Hello. Ikibazo mufite ba mama banyu bavuye iriya banakubonye urimo guteka, bakwibaza niba utataye umutwe. Ariko aba sisters banyu niba zakubona utarimo guteka, bazibaza if you are made here, made in America, utazi guteka. So you better go back to school. So iyo culture izagenda ihinduka. Ubwo rero kwiga kuba abagabo ntabwo ari kwiga kuba abagabo b'Abanyarwanda cyangwa abanyamurenge cyangwa abarundi hano muri Amerika, ni ukwiga kuba abagabo in the American culture. Ukamenya ngo guteka nta cyaha kirimo. By the way, bamwe no kuri za university njya gukora masters naritekeraga. Iyo nazaga hano California ndi umusaza ngana ntya wenda, ariko nari muto yaho gato. Naritekeraga, najyaga muri supermarket nkihahira nkaza nkajya mu kateka. Nawa numva nabirambiwe nkajya muri restaurant, ariko narateka. Ntabwo ahora urya muri restaurant hano. Sibyo? Ubwo rero ni mu babagabo. Ariko bazabigisha n'izindi qualities z'umugabo zitari zimwe. So, hello. Yes. Hello, my name is Olga, and I have a couple. Olga. Yes. Mm-hmm. I have a couple of questions to ask. What can I do to help my anxiety level, and what can we do when you're feeling drained and tired of everything and everyone else? And the second question is how to find happiness and be a happy person. Buriya, when you feel drained, kumva rwose inside you are empty. By the way, iyi ni indwara ikomeye abantu benshi batarimo kubona. Many people feel lonely, cyane cyane muri izi cultures zano. Kubera iki? Uraza, how many kids do you have in your home? I
have 2 siblings. 2 siblings. Niyo wabona bafite. One of the big problems we have in this culture, buri muntu afite room. And even when you share a room, ufite phone. None ugasanga buri muntu wese wicara mu rugo uri lonely. Nubwo abantu bahari, you don't talk. You don't even have anything to talk about. None ukajya wicara ukumva buriya phone ibeshya abantu benshi. Umuntu akubwira ngo mba ndimo guchatinga na my friends. Virtual community doesn't create happiness. It creates mental business and distraction, ariko nta communication uburyo ibamo. Kuwayi kubera ko Imana iturema buri gifite ukuntu twebwe turi special. Twebwe Imana yatubumbabumbye idukoraho. We always need a human touch. Mu bintu Imana yaremye byose icyo yavuzeho amagambo ni umuntu. So twe yaturemye ivuga. Turema umuntu mu ishusho yacu. Imaze kukurema iguhuhamo guhumekera mu mwuka wayo. So we are people created for communication and touch. Iyo ubaho rero impamvu burya mubona ni nayo nabwira nimujye mushaka abantu ariko muhoberane mu muryango mu get close to each other, feel the warmth of a presence. Nuko telefone ntabwo itanga warmth. Itanga impression of a community. Ariko nujya kwiyahura ntabwo iyo community izaguhagarika. Niyo mpamvu uzabona abantu bagira gutya yari afite telefone ya communicating kugira gutyo kumva umuntu yiyahuye nta wabwiye. Why? Amaze imyaka nta wabwira. Nta wavugana nawe nubwo uri hamwe n'abantu ariko you are alone. Ikiro ni ikintu gikomeye cyane. So meaning ngo numva uri empty, talk to God, ariko as much as possible talk to somebody. Create a friend you can talk to and then talk to God. Kuko Imana ni ishobora kukuzuza ariko burya tugomba no gukenera n'abandi. Sibyo? Ujye wembe niba papa watashobora kuguhobera ujye wegera mama wawe. Nyamara bimbabwira nibyo. We need a human touch. Kumva hari umuntu ushobora no kugenda ukigwandikaho. Sibyo? Kumva ufite umuntu ushobora kugenda ukigwandikaho ukamwikubaho. Mama wawe n'abatabikunda bamubwira ko mama ndashaka umuntu nigwandikaho. I want to feel like a baby. Last question is, what's the first step to becoming a better Christian? First step to become a better Christian, Yes. Connection with Jesus. Already new first step to become a Christian, kumenya Yesu nk'umucunguzi wawe, kumwemera nk'umwami wawe, and you remain in constant communication. Umubwire byose kandi umenye ko muri hamwe ahantu hose. Number 2, read your Bible kuko ni feeding our faith. Number 3, be part of a church and be active in your church. Sibyo? Yeah. Ibyo nubikora ibindi bizagenda biza. Thank you. Yego. Murakoze cyane. Turabashimira cyane ku kuntu muri batwigisha mwadukozemo akazi cyane. Turabashimira na pastor wabaye mwanya by'ukuri ibintu byiza cyane. Mfite ibibazo bitatu. Yego. Amazina yanjye yitwa Edi. Ikibazo cya mbere urabona twebwe hari inyigisho ubundi abantu basigaye bavuga ubu ngubu bakavuga ngo point runaka ugomba kuba warahuyeho n'Imana kugira ngo ukizwe. Ariko ugasanga urubyiruko twe kenshi nka twebwe turi hano twavukiye mu miryango ikijijwe. Yego. Dukunda n'Imana cyane. Yego. Nta bintu byinshi zo gupagana tuzi twagiye. Yego. Umuntu yakubwira ngo afite point yahuyeho n'Imana ukumva aragucaringinze ukumva hari icyo akurushije. Dutandukanyirize uwo muntu natwe twavukiye mu gakiza. Ubwo uramenya uko bidusobanurira wowe. Okay, reka mpere kuri iki. Yeah. Niba ufite n'ibindi urabibaza nyuma. Number 1, statement nkunda gukora. Imana igira abana ntigira abuzukuru.
niyo wavukira kwa pastori ubwiriza ubutumwa akamanura n'umuriro nka Eliya, ugomba kwihurira n'Imana ugakizwa ku giti cyawe, sibyo? Inherited faith igigira ibibazo kubera ko ukurira muri iyi environment ukumva mbese ni nk'umuntu uba ahantu uriga. Okay, reka nkoreshe example. Hari igihe twajyaga twiga imibare, noneho jewe nakundaga kwigisha abandi, nta kibazo nagiraga cyo kwigisha abandi banyeshuri kuko ubuswa bwabo bwatumaga amenya ubwenge. Kubera iki? Iyo urimo gukorera abandi exercises burya wowe urushaho kubimenya. Noneho abana bamwe bakaza tukicara nko muri sale bakambwira ati dufite ibintu dushaka yuko utwigisha, ubidukorere izi. Noneho tugakora imyitozo, nkababwira nti murimo murabyumva? Bati rwose, bati biri simple turumva byumvikana. Nanjye nari ntaramenya kwigisha, jewe nari nzi ko iyo nkoze ibintu bo bagakurikira bakandukura nka solvinga problems bazanye ko nyine baba babyumva. Noneho twazajya mu kizamini bajyamo bakazana ibintu bakabitsindwa. Habone mwabitsinzwe mute ko ejo twari turimo kubyiga? Ngo iyo urimo kubyigisha twumva tubyumva, ngo ariko iyo tugeze hanze yabyo niho naje kumva navuga ariko ntangiye kwigisha, ariko ntangiye kwiga ibintu bya education na teaching ko nibyo nakoze mu diploma yanjye. Nabona this is why we are making mistakes. Jewe nabaga ndimo kwiga ariko barimo bari nk'abafana b'umupira. Ushobora kubona abakinnyi bari mu kibuga bakina ukabona ndetse ukumva abafana barakomanta ngo urumva ngo yaba ari giye ngo biba byagenze gutya, kandi uramutse umushyize mu kibuga nta nubwo yatera umupira ngo ujye muri paniye. Kubera iki? He is just a fan, he is not a player. Nawe rero iyo wavukiye mu muryango w'abakristo si ngombwa kujya mu byaha ngo uhure n'Imana, sibyo? Develop that communication with God, develop the presence of God. Si ngombwa kujya mu byaha ko n'abanyuze mu byaha bakubwije ukuri, they regret iyo myaka bagiye mu byaha. Gusa yatanze ubuhamya akakubwira ngo ubwo mundeba ngo jewe ngo nabwagura umugi ngo nkanywa inzoga ngo nkasambana ngo then at one point ngo mpura n'Imana, wumva biri exciting, wumva biri impressive. Ariko believe me or not, akubwiye na regrets yakuyeyo, sometimes akubwiye na consequences yakuyeyo, ntabwo wazaciyo nzira. Giye rero nkubwire, niba waravukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, develop your friendship na Yesu. Wewe nawe read your Bible, wowe ubwawe, be part of what's going on serving God. Ntuzavuge ngo ariko ngo buriya ngo wenda ngo iyo mba naranyoye inzoga ngo cyangwa iyo mba naranyoye umugi ngo agakiza kanjye kari kuba more meaningful. Icyo ni ikinyoma cya Satani. Noneho ukiraho ubwo akubajije wakijijwe gute? Bwo wakijijwe gute? Iki wirata? Oya, arega gukizwa. Reka ahubwo it's good yuko ubimbajije gutyo, kuko nanjye maze gukizwa jewe nari narabaye no mu byaha, ariko ntabwo nigeze nsayisha. Hari abantu baba barabaye mu byaha, kuko n'abahungu twagendanaga nanywaga inzoga ariko sinigeze nsinda. Nari umwatlete, nabaga mu ikipe ya université, ndi kapiteni wa ikipe ya atletisme, nabaye no mu ikipe y'igihugu. Donc urumva nari mfite impamvu zo kudasinda. Indi mpamvu ya kabiri, nari mfite targets ziri hejuru mu kwiga, ko nari narihaye target y'amanota iri hejuru, kuko iyo nabonaga amanota ari munsi ya 75 nabibaraga nka failure throughout. Noneho kubera ko nari disciplined mu kwiga, nta mwanya nari mfite wo kujya gusayisha mu byaha. Ariko ibyaha once in a while. Noneho maze gukizwa, abasore twabanaga barambwira ngo nguyu wakijijwe iki, ngo niwe wari disciplined kuturusha, ngo none ubuse wakijijwe iki, ngo ko bandi bakizwa ngo ibintu by'ubusinzi, ngo bagakizwa ibintu by'abakobwa ngo bateye inda n'ibiki, ngo we wakijijwe iki? Nta mukobwa wigeze utera inda, ntabwo wigeze unywa inzoga ngo urare mu nta kintu tubona. Ubuse wakijijwe iki? Ndavuga ntuzi icyo nakijijwe, nakijijwe kudakizwa. Let me explain. Burya kudakizwa, en fait gukizwa ntabwo ari aferi yo kuba mfite ibyaha byinshi.
nshobora kubaho nta n'icyaha na kimwe mfite, nta nzoga nanyoye, nta mukobwa twasambanye, ariko ntakizwa. Kubera iki? Gukizwa number 1 ni ukwemera ko Yesu ari umucunguzi w'ubuzima bwawe. Number 2 ari nabyo biri active, ni ukugira Yesu akaba umwami w'ubuzima bwawe. So niba ubuzima bwawe niyo bwawe buri disciplined, niyo bwawe buri impeccable, ariko udafitemo Imana, Yesu atari umwami w'ubuzima bwawe, ukeneye agakiza. Kuko agakiza ntabwo ari aferi y'ibyaha byinshi wakoze. Agakiza ni ukuba udafite Imana as the ruler of your life. Icyo nicyo mugomba gusobanukirwa. Rero ntazagira umuntu kwintimidating ngo ariko ngubwo wiwakijwe iki, ngo wabanje ngo ukagerageza inzoga, ukagerageza kamogi, ukagerageza abakobwa, ngo ukazabona icyo uzajya ubwira abantu ko wakijwe. Uzakubaza ngo wakijwe icyo umubwira ngo ntabwo wigeze usobanukirwa gukizwa icyo ari cyo. Gukizwa ni ukuva mu buzima budafite Imana as the ruler of your life. Kuko muri Edeni Imana yari ruler, umuyobozi mukuru, supreme ruler, supreme authority. Adamu na Eva icyaha bakoze, hari abantu bavuga ngo ariko ngo ruriya rubuto bariye, it has nothing to do with urubuto. Icyaha bakoze ni disobedience, ni independence from God. Hanyuma rero natwe yubaho a life independent from God, uburi rebellious. Icyo nicyo dukizwa. Ushobora no kutarakoze ibyaha byinshi, ariko when you are not submitted to God, you are rebellious. Ndetse ushobora no kuba rebellious, muri iyo rebellion yawe ukaba umuntu mwiza kugira ngo urusheho kuba rebellious. Umuntu yakubwiye atari kugukeneye gukizwa ngo nkizwe ikize, kugiwe nta mwizoga, nkaba ntagira kajagari, ndi man of principles, ntabwo nkeneye agakiza. Ukazapfira mu byaha, kuko hari ikintu cyitwa icyaha. It's a state of life. A life without God is a life of sin. Sin in singular, S-I-N. But because sin is in your life, you commit sins. Burya ibyaha sibyo bitugira abanyabyaha. No. Ahubwo kubaho uri independent from God, donc uriho muri your state y'icyaha, nibyo bituma ukora ibyaha, kuko iyo uri umunyabyaha ukora ibyaha. Ikitugira abanyabyaha nuko turi muri state of rebellion and independence from God. So if you are independent from God, you are a sinner. Sibyo? Rero uzatangira kukuzana ibyo ngizamubwira uti ntabwo wabyumvise. Ntabwo wabyumvise, kuko sin is a state of independence from God. Sin is not a matter of kunywa inzoga, gusambana, kugira uti no. Sin is defined by your relationship with God. Ubwo ngira ngo wabyumvise. So urakoze cyane. Ujya kinkomogo cyo buriyo twese tuvuka turi abanyabyaha. Ubu murambyigisha abantu, wewe muri ubona umuntu afite akabebe gato ngo wakakabebe kange rero ngo naka angel, ngo naka marayika. Ntabwo ni wa mistake, naka nakanyabyaha gato we. This is not an angel. This is a small sinner who will grow to be a big sinner. No, ariko ntujya mubibona, wari wabona kana gato we kakabebe kari muri ntuzo muri crado, karyamye hariya muri berizo. Nyina yaza kukoza kakamuruma, aka kantu ntawigeze akaruma, kabwiwe n'iki kwirumye umuntu ababara. Nakanyabyaha umva, nakanyabyaha. Nturabona ukuntu utubebe turi stubborn, very stubborn small things. Iyi stubbornness kayigishijwe nani? Nakanyabyaha. Nturabona ubwana buto bufite 3 years burwana, ninde ubwigishije kurwana? Mubunyabujyaha. Akana kagenda kakarya chocolate kakayisiga ku matama, karya isukari, wakabwira atari ko wari isukari. Oya, ntawe nariye. Kabwiwe n'iki guhakana ibyaha kandi kabikoze? Nakanyabyaha. So reka twikomereze. Yego, ikibazo cya kabiri mfite bigenda gute
kuvukana n'abantu 6 8 ariko ugasangamo umwe niwe ukomeye kubarusha. Ukomera mu buhe buryo? Tuvuga urugero niwe ubaye umuntu nyine ukomeye uzwi. Tuvuga gukomera uzwi kugira amafaranga cyangwa se nkuko kwawe ntituzi barumuna bawe cyangwa bakuru bawe. Ubwo iyo tubivuze gutyo byenda kugira ngo bisobanure neza, turabijyana nka kuriya kwa Yakobo, Imana ari we yakunze, cyangwa se kuriya Yakobo yabyaye 12 noneho hakavamo Yosefu akaba ari we genda uba umuntu ukomeye kuriya. None nabisobanura ubijyanishe n'amahirwe genda amahirwe n'umugisha, sinzi uburyo uri bubidusobanura. Wari hano dutangira? Wari hano dutangira? Oya, niyo mpamvu naje ntinze. Waje utinze. Ubundi buriya buri muntu wese when you are born uvukana amahirwe. Deja by on your conception day, nibyo natangiye mbabwira ni ubundi twese tuvukana a victorious status, kuko mu duspermatozoide twavuyemo wowe twasiganwaga ari nka miliyoni dushaka kagi kamwe, hanyuma kawe karagenda gafata ryagi kararifekonda havamo umwana witwa wowe, sibyo? Ubwo amahirwe deja wayavukanye ugisama. Number 2, Imana ikurema hari imirimo myiza yiteguriye kera ugomba kugenderamo muri Kristo Yesu. Nuzagendera muri iyo mirimo hari imigisha ijyana nayo, sibyo? Uko abishaka kose uzaba blessed nugendera muri gahunda y'Imana. Uzaba umutwe, uzaba umurizo. Gukira rero byari nubwo wenda gukomera gukira, ntabwo abantu bose bazaba abayobozi ngo babe ba president, babe ba ministers, babiki. Ariko iyo ugenze gutyo you become a person of influence, sibyo? Nawe bindi rero bisigaye by'amafaranga n'ibindi n'ubukire, it's a matter of mindset. Nshobora kuba reka nk'urugero rutoya hanyuma ni illustration gusa. Jewe ntangira gukora akazi nari umwarimu muri university, mfite imyaka 24. Nchatinga route yanjye ndavuga ni kuri imyaka 29. By the way, it's even very interesting. Na umugabo wanyoboraga yari wa hano muri Indiana, nenda kuza kwiga muri university ya hano muri mpuza yawe ya African Studies n'ibindi. Niho nari kuza kwiga. Scholarship bayimpaye, Fulbright Foundation yampaye scholarship abanyeshuri b'abahanga, kuko uwo mugabo wanyoboye nandika memoire yanjye yari umu Fulbright scholar. Nkumva kabisa life will be good. Nkabona ngiye kuza at 29 nzaba ndi mu PhD holder, ndi umu professor wo mu rwego rwo hejuru. Hanyuma kubera politike mbe twagiraga banyohereza kwigisha muri tronco muri secondaire. Ariko ngezeyo nsanga abarimu twigisha na bose bari hopeless, bakajya bambwira ngo nta kintu ushobora kugeraho uri umwarimu, kunyine n'ukwinywera inzoga ngo ngo ngiye kuba mediocre kubera ko mvuye muri university nkajya muri secondaire. Ndabona ya noneho ni target, ndavuga ngo kugira ngo ntazaba mediocre nkajya mbabwira nti rero ubu kugira ngo challenging ubuzima bwanjye jewe nzarongora mfite inzu i Kigali. Bakambwira ngo yewe umuntu kubaka inzu i Kigali uri umwari, nawe jewe nzaba nyifite. Ndagenda mbaza muramu wanjye yabaga i Kigali, ndavuga umuntu ashaka inzu hano i Kigali yakenera amafaranga ngahe? Ndabwira ati biterwa n'inzu ushaka. Icyo gihe inzu zarabonekaga 500,000, ariko icyo gihe idolari ryavunjaga 50, hanyuma 500,000, 800 gutyo. Ndabwira okay, ndashaka inzu ifite nibura salon nini, ibyumba nibura 3, ifite kitchen, ifite toilet, ifite na store. Ndabwira in the range of 800,000. Kandi ubwo icyo gihe nahembwaga 25,000.
ariko ndabibara ndavuga ngo okay 25,000 ndamutse mbitse 15,000 every month ku mwaka nzaba mfite 180. It's a matter of 5 years nkaba mfite inzu setinze target hanyuma narongoye inzu nyifite. Icyo nshaka kukwigisha niki gukira ntabwo ari aferi y'icyo ukora na aferi y'uburyo utekereza. Ibindi bisigaye iyo ufite ubuzima buri surrendered to God, buri focused, you become a person of influence. Ibyo rero birakunda. Wowe uzashyira ubuzima bwawe muri Yesu umubwira uti unyobore mu mirimo myiza witeguriye kera ngo nyigenderemo. Nurangiza everything you do. Erega buriya principles z'Imana ko nta mwanya mfite ngo wenda ngo tujye in depth. Principles z'Imana they work. Kuko principles z'Imana ziravuga ngo icyo ukora cyose ujye ugikora diligently. Icyo ukora cyose ugikore with a long term perspective. Ntuzagihemberwa mu ijuru. Sivyo? Rero uramutse developing that kind of lifestyle nubundi waba successful. Ibyo uzakora mu byose. Nubu mwarimu ukaba diligent, you will be the best. When you become the best, waba lecturing, waba teaching, waba uri hehe, ibyo ari byose you become a person of influence. Nubu muganga same, nubu mupolisi ukaba diligent kuko bibiri bigusaba same. Icyo uzakoraho cyose abantu bazavuga ngo uyu muntu afite a divine touch mu byo akora. Byoroshye gutyo. Kandi igihe byo nkubwira nakoze imirimo itandukanye, ariko imirimo yose nakoze ndi muri Yesu. I've seen it happening. Ukora akazi uri umwarimu, you come out the best. Ugakora akazi uri umupastori, you come out. Kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera. Amen. Ngo data azamuha icyubahiro. Sibyo? Baze cyanyuma ngira ngo hari undi muntu ufite icyo. Yego. Konso urucyari mu rucyafite ikibazo. Kimwe niwe turangiriza kugira ngo we will finish with a soft voice. Harimo n'undi muntu ufite ikindi. Umwihangane ntawe turi bo frustrate tu. Icyanyuma ese umuntu ashobora gupfa atageze ku masezerano ye. Gupfa atageze ku masezerano. Nk'Imana yamubwiye agapfa atakigeze. Cyane. Biba byagenze. Ari yambwiye ngo witwa Edi. Reka ngubwire Edi. Nuhobagira. Bo reka nkoreshe comparison igufasha kubyumva. Sibyo? Uvuye hano Indianapolis reka mbaza abantu bajya batwara imodoka. Ushaka kujya wenda Louisville, Kentucky na amasaha ngahe? Ugiye Louisville 2 hours. Okay, do supposing ko uvuye Indianapolis ugiye Louisville. Uri murankurikira? Noneho ugatangira ugahobagira mu nzira. Ukava hangaha ukajya ahantu kuri restaurant ugapakingayo, warangiza ukavayo ukagiye indi direction, umuhanda ukaza kongera ukagaruka, ukagenda utagenda uri focused. Ushobora gutwara amasaha 5 kugira ngo ugere Louisville, Kentucky kandi wari gukoresha 2. Rero niba ari event wari kujyamo, reka tuvuge ko hari conference wagombaga kwatendinga, uzagerayo conference yarangiye. Kubera iki? You didn't go with focus. Rero no mu buzima bw'Imana hari abantu benshi bajyaho ngo buriya ngo jewe ngo nzakizwa, ngo Imana ni interuro ikankubita hasi, ngo in the meantime reka mbe enjoying life. Buriya every day you are losing. Hari imigisha wari ko wakimiratinze urimo questing. By the way, nijuru ushobora kurimisinga kuko nta contract ufitanye n'urupfu, nta covenant ufitanye narwo, ushobora no gupfa iby'Imana yakuremeye nta na kimwe ukoze. Ahubwo be careful mwese. Nubyuka mu gitondo y'ubwira Imana ngo Mana, this is a new day. Lead me in the good works you planned for my life. Kandi undinde ibyaha bishobora kumvana mu nzira, we kugenda uzigizaga.
straight to the goal. Niba uri umunyeshuri, go for it. Ibyo ukora byose ubikore nk'ubikorera umwami Yesu, niko Pawulo yandikiye Abakolosayi. Nurangiza kwiga ibizakurikiraho same. Iteka ryose ujye ugenda ufite focus, utagenda uzigizaga utigiye. Tugeze kwa konsa. Ariko hari undi muhungu hari wari wamanitse. Aba babiri nibo turangirizaho. Okay, ikibazo cyane nari mfite, it's kind of personal. Nari nshaka kumenya ko igenzatahira. Ushaka kumenya igenzatahira? No. Ambwese ngo ni personal. Personal to me. Basically, maybe it's how can I choose a life mentor for a long term, and if I start to look for one, what should I look for a person to be my mentor in life? Yes. Number one, muri mentorship. Never choose a mentor you don't admire. Your new principle. Your mentor should be somebody you admire. Number two, your mentor should be very conversant with the area you want to be mentored in. Niba ushaka kuba mentored mu kumenya Bibiliya, shaka umuntu uzi Bibiliya. Niba ushaka kuba mentored mu kuba umugore mwiza, shaka umuntu w'umugore wadimayaringa ariko na master uzi neza uvuga ngo uyu mugore ndabizi, she's a she. Sibyo? Ndashaka ko azanyigisha ukuntu umuntu aba umugore mwiza. Kuko domaine zose z'ubuzima ushobora kuzishaka mu mentor. Sibyo? Ni ibyo ngibyo. At least agomba kuba umuntu wadimayaringa. Number 2, akaba umuntu masteringa ibyo ushaka ko mentoringamo. Number 3, nacyo kiri very important, akaba umuntu uri ready to do it. Ko ari umuntu ushobora kwadimayaringa wajya kumubwira ahubwo akagukomeretsa. Kamubwira ngo ya ngo I'm not ready. Ukava yuri frustrated. Agomba kuba accessible and ready to do it. Number 4, draft a contract of mentorship. Ishobora kuba yanditse, ishobora kuba ari verbal, ariko igomba kubaho. Kuko igomba kugira beginning kazagira na closure. Na ubundi rimwe na rimwe hari igihe ushaka umumenta ugahinduka slave. Uzirinde gushaka umumenta ushaka kudominating ubuzima bwawe. Kuko hari umuntu uza ngo ukagira ngo agiye kukumentoringa akakuenslavinga, akajya yumva agomba kucontrollinga decisions zawe. Wewe twasezeranye ko nzakubera mentor, none numvise yuko ngufite fiance utarambwiye. Ariko mentor ntabwo bivuga ko ari umutegetsi wawe. You are not his or her slave. Biro hari ibintu byinshi bya mentoring ugomba kwitaho, ariko at least that's the essential. Yego. Kandi as much as possible yari mentoring uri umukobwa uzashaka umugore. My name is Frank. Nabari n'umugabo azaba ari umusaza nkanjye ariko wiyubaha. Kono ushaka izi nsore ngo zikumentoring zishobora kubibyaza umusaruro. Yego. My name is Frank. Frank. My question is, why doesn't God interact with us the way He did, like in the Bible? Why does God interact with us the way He did in the Bible? Like interact. Interact. Why not? Oh yeah, Uzimamvo, you have the impression God doesn't interact with us as He did in the Bible. Kubera ko abantu benshi binsistinga kuri Old Testament, aho Imana yari direct. Ariko n'inyanja yacitsemo kabiri, it was through Moses. God was dealing with Moses. Nawe Imana ni gushinga umurimo. Believe it or not, is interacting nawe nkuko interacting na ba Mose na ba David n'abandi. Ahubwo icyo ugomba gucultivating even n'ubu ngubu, listening to God, kumenya gutega Imana amatwi
no kumenya kuyivugisha. That's all. Naho ubundi Imana iracyavuga, iracyakora. Ntabwo rero Imana yahindutse, iranabivuga ngo ko Yesu Kristo yarari ejo ko ari n'uyu munsi niko azahora iteka ryose. Gusa ikibazo kiri murakizi, abantu ba kera ntabwo bari bafite ibibarangaza nkatwe. Nta televiziyo yari ihari, nta radio bagiraga, nta telefone, nta iPad, nta kashapu, ntayo. Ariko kashapu burya yazanye na telefone. Rero urumva bariya abantu oya reka mubwire dusoze. Jewe njya nkumbura ubuzima twagiraga kera in the village. Life in the village was so innocent, so natural. Ukicara nk'ubu hari igihe njye iwacu muri countryside, nijoro ukumva ibikeri biravuga, ukumva utuntu ukumva it's so nice. Naho i Kigali haba hari noise, na nijoro ukumva imodoka ziragenda, nta nubwo ubona inyenyeri. Do you know? Uzi ko amatara yo mu mujyi yishe inyenyeri nijoro? Ntabwo ujya ubona ukwezi, naho ubundi wicaraga mu ukabona ukwezi, ukabona inyenyeri. There is a sense of peace. Ukicara nimugoroba ukabona imisozi iriho ibintu bimeze nk'igihu, ukajya wumva there is a kind of cosmic music. Kumbuye icyaro. Urakumbuye? Ndabivuze ngo urakumbuye. Nanjye sometimes I do. Sometimes I do nkumva nkumbuye icyaro, vure mukumbuye ahantu hari peaceful, ubona inyenyeri hejuru. Kera nkiri umwana najyaga nicara rwose nkaragira inka, nkabona igicu kigenda nkiyimagina nkicaye hejuru nkavuga ariko byaba bimeze bite umuntu wagenda hari hejuru y'igicu. None nagiye mu ndege ndavuga nibyo najyaga ndota narabibonye, nagenze hejuru y'igicu. So kandi burya Imana yumva neza iyo uri ahantu hatari noise. Sometimes iyo nshaka kumva Imana ibintu byose ndabisiga. You can't imagine how I feel so good here. Nta bantu bampamagara, n'igitelefone mba nagisize mu cyumba yo ndi nkizira hano gusa. It feels so good, you restful. Nkayiruhuka. Muzagire rimwe namwe mukare iminsi muzajya muruhuka telefone. Sibyo? Mugene muvuge ngo telefone ndakuruhutse. I'm going to go somewhere and sit and talk to God and listen to the music, the sound of silence. Arwari umva indirimbo yitwa Sound of Silence. Ni za kera ariko. So muze kujya kuri ntuza kuri YouTube urayishaka. Nayo ni Simon and Garfunkel, Sound of Silence. Na 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 Sound of Silence. So hari igihe wicara ukumva Sound of Silence. Twarangije. Mwakoze cyane kuba mwarakoze nako kuvejo abahabaye iminsi yombi. I was slowly getting to know you. Shanza bakumbura. So Imana wahumugisha.